Tariki ya 18 z'ukwa cyenda 1909 nibwo igihangange muri politike wayoboye impinduramatwara nyinshi cyane ku bigendanye no kwigobotora bagashaka buhake b'abakorani ku mugabane wa Afurika. Kwame Nkrumah ngo nibwo yabonye izuba. Ubuzima n'amateka byaranze uyu mugabo kuva avutse kugeza ubwo yaburaga impinduramatwara nyinshi cyane zo ku mugabane wa Afurika, cyane cyane uhereye mu gihugu cya Ghana yavukagamo kugeza ubwo yabaga perezida wa mbere wa Repubulika ya Ghana. Kugeza uyu munsi Kwame Nkrumah akibuka mu mateka bitewe n'ibitabo yanditse ndetse n'ibikorwa by'ubutwari yakoreye umugabane wa Afurika. Nibyo tugiye kureba uyu munsi, ubuzima bwe bwose ndetse n'uburyo yabayeho. Ngiye muri kumva muri kiganiro nitwa Medar. Yuko gukora share, subscribe, like ndetse na comment kugira ngo ikiganiro kigere ku bantu benshi, ubundi ntuzacikwe n'ibyacu by'ubutaha. Mu gace ka Gold Coast cyangwa se Ghana ya kera yakolonizwaga n'Abongereza, uyu mugabo Kwame Nkrumah ni avuka mu muryango wa hose yari afite abagore benshi, naho nyina akaba ari mwana wenyine yari afite. Ubuzima bwa Kwame Nkrumah bwaranzwe no kwiga amashuri igihe kinini cyane, ngo nubwo yatangiye adashaka kwiga habe na gatoya. Kwame yize amashuri abanza, ayasoje ajya kwiga yisumbuye mu mujyi wa Accra muri Ghana. Nyuma yabyo Kwame yaje kugira akunda amashuri, ajya kwiga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yize ibigendanye n'imibanire, sociology, economic ndetse na politics. Amaze gusoza amashuri ye, Kwame Nkrumah yaje kuguma mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ahangaha naho yashakishirizaga ubuzima, ariko nubwo bitari byoroshye kubera ko bagashaka bake b'abazungu ko batari boroheye aburuhu rwirabura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Politike y'irondaruhu ngo nayo yamugezeho, maze ngo ibyo yacuruzaga cyangwa se ibyo yakoraga byose bikaza kurangira bwije bibuza abaguzi, biza kumutera ibihombo bikabije cyane kuko yari afite uruhu rwirabura kandi ari gushakira amafaranga mu bazungu b'uruhu rwera. Kwame Nkrumah nubwo yarerize amashuri menshi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaje kugira inyota yo gukomeza amashuri ye maze yisubirira mu Bwongereza, igihugu cyakolonizaga igihugu avukamo cya Ghana. Kwame yagiye kwiga ibigendanye na PhD, ariko agezeyo nibwo yatangiye ibya politike, aho hari abaturage benshi cyane cyangwa se abantu benshi b'Abanyafurika bari bafite gahunda yo kwigobotora bagashaka bake b'abazungu bakoreraga mu gihugu cy'Ubwongereza. Kwame akigera mu Bwongereza yatangiye kujya mu matsinda menshi cyane yabarwanyaga ubukoroni bw'abazungu. Icyo gihe Kwame Nkrumah yagiye atoranywa n'amatsinda nk'umuyobozi wayo kubera ko bamubonagamo ubwenge budasanzwe ndetse n'impano yo kuyobora ihambaye cyane. Kwame Nkrumah nyuma y'igihe kirekire aba mu Bwongereza no mu matsinda menshi cyane, yaje kugaruka iwabo muri Ghana. Ahangaha naho yaje gutangiza amashyaka ya politike yaharaniraga kwishyira kwizana nk'ishyaka ryitwaga CPP. Iri ni ishyaka rya Kwame Nkrumah yari yarashinze kugira ngo abashe gukusanyiriza abaturage hamwe maze abashore muri revolution yaganishije ku mpinduramatwara y'amateka y'Abanyegana. Ahangaha Kwame Nkrumah nk'umuyobozi wari ukomeye cyane ndetse wari warize cyane, yaje muri Ghana bundi atesha umutwe bagashaka bake b'abakoroni kugeza ubwo bemeye guhereza Ghana ubwigenge. Mu 1951 igihugu cya Ghana Kwame Nkrumah avukamo nibwo cyabonye ubwigenge bwa mbere mu mateka, maze Kwame Nkrumah nk'umuyobozi wayoboye revolution yamaze igihe kirekire byarangiye ari wabaye perezida wa Repubulika bwa mbere mu gihugu cya Ghana. Ubuyobozi bwa Kwame Nkrumah bwaranzwe n'impinduramatwara nyinshi cyane, aho yaragamije gukura igihugu cye mu bukene bukabije cyane. Aha ni ngaho yatangiye gushinga inganda mu gihugu cye, maze kubaka n'ingomero z'amashanyarazi kugira ngo zijye zibasha gufasha abaturage ndetse n'izo nganda gukora imirimo ya buri munsi. Kwame akigera ku butegetsi yizeraga neza ko amashuri ari yazafasha igihugu cye gutera imbere, maze abwira abaturage bose ko bagomba kujyana abana ku mashuri. Ahangaha yashyizeho free primary school. Ahangaha abaturage bose ndetse n'abana bose mu gihugu cye bigaga primaire ngo bagombaga kwigira ubuntu, nta n'umwe wishyura ifaranga na rimwe. Nuko yabigenje kandi no muri za segonderi, maze yubaka n'amakaminuza muri za Ankara. Ibi byahaga amahirwe abaturage b'Abanyegana gutangira kwiga, maze ngo bakikura mu bukene bw'igihe kirekire bari bamazemo. Kwame Nkrumah nubwo byagenze gutyo bagashaka bake b'abazungu bari bagikorera mu gihugu cye, cyane cyane abakoroni b'Abongereza batari barashizemo kubera imari n'ubutunzi buhambaye cyane bavanaga mu gihugu cya Ghana. Aha twavuga nka coconut ikunda kwera cyane mu gihugu cya Ghana, maze bigatuma abakoroni badashaka kwashira. Ibi kandi byatangiye gutera umwuka mubi hagati mu baturage, aho abakoroni bashakaga gukuraho Kwame Nkrumah kugira ngo bashyire undi bashaka ngo uzakorera mu nyungu zabo. Kwame ni umuntu utarizeraga neza ko abakoroni bafite gahunda yo kuyobora umugabane wa Afurika bakageraho bawuvana ndetse nabo bawujyana. Aha ni mu gihe igihugu cye cya Ghana abakoroni bari bakimazemo igihe kirekire ngo nyamara iterambere ari rikeya. Icyo abakoroni bari baragerageje kubaka b'Abongereza yari imihanda ya gari ya moshi
yayoboraga ndetse ikanatwara ibyo bavanye mu gihugu cya Ghana ibijyana ku mato ku nyanja kugira ngo bibashe kwambuka bisubire mu Bwongereza, naho ibigendanye n'amashuri n'ibindi byinshi cyane. Ibyo ni ibintu batari barigeze bitaho na gatoya. Kwame Nkrumah ku butegetsi bwe yayoboye igihugu, ariko yagize n'abantu benshi bamurwanyije biturutse kuri CIA y'Abanyamerika yamuhigaga ku manywa na nijoro. Ahangaha ngo yashyiragaho amafaranga menshi ndetse n'abashaka guhitana ubuzima bwe kugira ngo barebe uburyo Kwame Nkrumah yava ku butegetsi kuko yarakomeje kubangamira inyungu zabo. Muri iki gihe kandi nibwo hari intambara y'ubutita yahuzaga igihugu cy'Uburusiya ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Kwame Nkrumah yifataga nk'umusosiyaliste, ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabonaga ko umugabo ufite ubwenge w'umunyafurika agiye kuba umusosiyaliste kandi zikeneye umukapitaliste uzakorera mu nyungu zabo. Niyo mpamvu CIA yahigishaga uruhindu Kwame Nkrumah ku manywa na nijoro, ubundi igahitamo kumuhigisha abarinzi be ba buri munsi bamurindaga. Ubuzima bwa Kwame Nkrumah bwabaye amacenga menshi cyane, aho yahizwa amanywa nijoro cyane cyane n'abarinzi be ndetse n'abandi bakoranaga nawe ku bugambanyi bukomeye cyane buturutse muri CIA. Kwame yabaye umuyobozi w'igihangange ku mugabane wa Afurika, aho ubuzima bwe bwari bugoranye nubwo ahigwaga amanywa nijoro, ariko yayoboye igihugu cye cya Ghana mu mpinduramatwara ikomeye cyane. Hari abantu benshi batatinye kumwita ko Kwame Nkrumah ari umuyobozi w'igitugu wabaye mu gihugu cya Ghana, kubera ko ngo nyuma yo gushyiraho itegeko nshinga yigwijeho imbaraga zose maze yihereje ububasha bukomeye. Ahangaha naho Kwame Nkrumah ari umuyobozi mukuru w'igisirikare, akaba umuyobozi mukuru w'urukiko cyangwa se w'ubutabera, akaba umuyobozi mukuru w'igihugu ndetse akayobora ibintu byose hafi muri rusange mu gihugu. Ibi ngibi byatumye igihugu cya Ghana gitangira kwimwa inkunga n'amahanga, maze ubuyobozi bwa Kwame Nkrumah butangira gusubira hasi, aho bamushinzaga kwikubura ubutegetsi bwose bakamwita umunyagitugu. Ubutegetsi bwa Kwame Nkrumah kandi nibwo igihugu cya Ghana cyazukiyemo, kuko aribwo cyabonye itegeko nshinga nubwo ngo ryahaga imbaraga gusa umugabo umwe. Kwame Nkrumah kudeta zabaye nyinshi cyane zo kumuhirika, ariko byinshi akanazisimbuka. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Abongereza babaga babigizemo uruhare rukomeye cyane. Ariko igihe kimwe Kwame Nkrumah ubwo yari yagiye mu ruzinduko rukomeye mu gihugu cya China, aho yari ari Beijing, ari kumwe na mugenzi we wari wamwakiriye, maze kuri televiziyo ndetse na radiyo bya Ghana hatangazwa kudeta. Iyo kudeta ni yakorewe Kwame Nkrumah, ikozwe n'abasirikare b'ikirenga ndetse n'abandi bayobozi bakomeye mu gihugu bacunze Kwame yagiye mu rugendo, maze igihugu barakigabiza. Batangaza iyi kudeta bavuze ko ngo bakuyeho ubutegetsi bw'igitugu, abaturage bakwiriye kwiruhutsa, ndetse banavuga ko igihugu cyabo kigobotowe kivanye mu gitugu cya Kwame. Kudeta ngo nta muntu yahitanye ndetse nta n'amaraso yamennye, maze guhera uwo munsi Kwame Nkrumah yigumira mu Bushinwa, aho yaje no kugaruka mu gihugu cya Guinea Conakry. Aha niho yahungiye ubuzima bwe bwose. Kwame Nkrumah usibye yuko buri gihugu cya Ghana n'ubu ngubu akaba kibukwa mu mateka nk'umugabo akivanye mu buzima bukomeye cyane. Kwame yayoboye n'impinduramatwara ku mugabane wa Afurika. Ahangaha naho Kwame Nkrumah yavuze amadisikuru menshi cyane ndetse akitabira n'inama nyinshi cyane zari zigamije gukangura amaso abaturage b'Abanyafurika zibereka uburyo bagashaka bake b'abakoloni baje gusahura umutungo wa Afurika nta zindi mpuhwe bafitiye umugabane wa Afurika. Maze Kwame Nkrumah mu nama nyinshi yitabiriye z'umugabane wa Afurika, mu makongresi menshi y'amashyaka atandukanye hirya no hino, ndetse n'imitwe ikomeye cyane yari igamije gukuraho bagashaka bake b'abazungu. Abo ngabo nibo Kwame yabayemo igihe kirekire cyane. Ibiganiro bya Kwame Nkrumah ndetse n'ibitabo yagiye yandika mu mateka ye byagiye bigaragaza ko bagashaka bake b'abazungu ngo nta kindi bari bagamije keretse gusahura umugabane wa Afurika ndetse no kubuza Afurika gutera imbere bagamije gusahura ibyabo byose yari itunze. Kwame Nkrumah yahindutse icyamamare ndetse n'umunyamateka ukomeye cyane nyuma yo kwandika ibitabo byinshi cyane bigaragaza uburyo ki Abanyafurika bazigobotora ingoyi y'abakoloni, nk'amadisikuru menshi yari afite ndetse n'ibitekerezo bye byo guhuza Afurika imwe ikamera United States of Africa kuko tuza United States of America. Ibi ngibi byatumye Abanyamerika bamwijundika bavuga ko Kwame Nkrumah namara kuzana igitekerezo cyo guhuriza hamwe Afurika ngo abazungu bazaba batakiyishoboye, kuko Afurika yunze ubumwe ngo izaba ari Afurika ikomeye cyane. Ibi kandi byabaye inkundura ikomeye cyane, aho bamuyigishaga uruhindu ku manywa na nijoro. Ibitabo bye yanditse n'inama nyinshi yitabiriye, impinduramatwara ndetse n'ibitekerezo bye bya politike byagiye bituma abantu benshi bamwikoma, ariko abasobanukiwe neza impamvu Kwame Nkrumah yarwanaga iyi ntambara ngo baje gushima Kwame Nkrumah nyuma y'uko ashize mu mwuka. Mu 1972 Kwame Nkrumah wiberaga mu mujyi wa Conakry muri Guinea yaje gushira mu mwuka yishwe na kanseri yaramaranye igihe kirekire. Kwame amaze gushira mu mwuka, abaturage bo mu gihugu cya Ghana ngo baje gutekereza bamenya neza ko bahombye umubyeyi wabo, umuntu wabo igihugu cyabo akakivana mu mpinduramatwara, akakivana mu bukoroni bukomeye cyane ndetse no mu nzara n'ikiboko cy'abazungu, bundi akagihereza icyerekezo.
Kwame Nkrumah ku mugabane wa Afurika afatwa nk'intwari ikomeye cyane hamwe na ba Patrice Lumumba ndetse n'abandi bayobozi benshi cyane bayoboye impinduramatwara ku mugabane wa Afurika bakirukana abazungu, ubundi Afurika ikongera igasubirana ubusugire bwayo. Ibyo ngibyo byatumye Kwame Nkrumah ashyirwa mu ntwari zikomeye cyane z'umugabane wa Afurika kubera intambara ndetse n'urugamba yarwanye. Washingira ku bitabo yanditse ngo byateraga ubwoba bwinshi cyane abazungu, aho batinyaga ibitekerezo n'imbaraga yari afite zo guhuriza Afurika hamwe, ubundi agakuraho bagashaka bake b'abazungu bari bafite gahunda yo kurimbura umugabane wa Afurika, bawucukura umutungo wawo wose bawusahura, bagwijyanira iwabo i Burayi gutaka imijyi yabo no gutengamaza imiturirwa yabo miremire ihambaye mu bihugu by'iwabo. Ibi kandi byatumye Kwame Nkrumah Afurika yose imufata nk'intwari. Na n'uyu munsi mu gihugu cya Ghana amashusho yaracyamanitse hagati mu gihugu, aho abaturage babyuka bayareba bibaza impamvu Kwame atakomeje kuyobora igihugu cye. Ibi kandi bigashinjwa CIA kuyamugambaniye ubugambanyi bukomeye cyane ubwo yaragiye mu ruzinduko rw'akazi, maze ngo yaza agasanga igihugu bakimukuye mu ntoki. Inkuru nyinshi n'ibindi byinshi cyane by'ibyamamare n'amateka byabaye ku mugabane wa Afurika no mu mahanga yose ubikurikirana kuri Eden Talks. Ntibagire gukora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo tujye tubana mu buzima bwacu bwa buri munsi.